Uribaza uti ni ryari nakoresha ibinini bigabanya ububabare? Ibinini bigabanya ububabare buriya ubikoresha bitewe n'ikibazo ufite. Hari ibinini byinshi bigabanya ububabare gusa biterwa n'ububabare ufite. Ushobora kuba wabyutse ubabara umutwe, ushobora kuba wabyutse ubabara mu ngingo, ushobora kuba wabyutse ubabara ufite inkorora, ibicurane, ufite ubabara mu nda, ufite imihango iri kukurya, ufite ahantu hari kukubabaza ariko bidahora. Ushobora gukoresha ibinini bya paracetamol cyangwa bya ibuprofen, ni amantidurere, amantipyretique cyangwa se ufite umuriro. Ariko ibyo binini biraboneka by'ahantu hose. Ni ukuvuga ngo ushobora kwegera umuganga cyangwa se ukajya muri farumasi ukabasobanurira ikibazo ufite, abaguha ibinini by'ububabare, za paracetamol, za ibuprofen. Ni ukuvuga ngo biterwa n'ikibazo ufite. Iyo ufite ububabare rero harimo abantu bakoresha ibinini by'ububabare buhoraho, chronic disease cyangwa se maladie chronique. Abo byandikwa na muganga. Ni ukuvuga ngo biterwa na muganga, nk'abantu bafite amakanseri, abantu bafite ikibazo wenda cyo mu mutwe. Hari igihe ni ukuvuga ngo harimo ibinini bitandukanye bishobora kwandikwa na muganga. Ça dépend na posologie. Ni ukuvuga ngo hari imiti y'ububabare itandikwa n'undi muntu uwo ari we wese, igomba kuri acte médical yaranditswe na muganga na dogiteri ubimenyereye, akakwandikira bitewe n'ububabare. Ni ukuvuga ngo niba ufite ububabare buhoraho biterwa n'ikibazo ufite, egera muganga. Ariko niba ari ububabare busanzwe, fata paracetamol, ibuprofen, hanyuma bazagufasha ku buryo bakubwira n'uburyo ugomba kubinywa. Ni ukuvuga ngo uburyo ugomba kubinywa nabwo burashoboka. Hari uburyo ushobora kubinywa bitewe n'ikibazo ufite n'ububabare ufite. Niba nkubwira nti egera abaganga babihuguriwe, azakubwira uburyo ugomba kunywa bitewe n'ibyo mwaganiriye. Wamubwije ukuri ukamubwira uko wiyumva, azakubwira uburyo ushobora kubyitwaramo, ibinini ushobora gufata ibyo ari byo bishobora kugufasha bitewe n'ikiganiro mwagiranye n'uko wamubwije ukuri. Ibyo rero bizatuma ufata ibinini bya nyabyo bishobora kugufasha, atari ukwitekereza ukavuga uti mumpe ibi ngibi. Harimo abantu bajya mu mafarumasi ukavuga ngo ngiye ndashaka uyu nguyu ngo niwo muti umvuna. Ariko nagira ngo mbibutse ko iyo watangiye kunywa imiti iri hejuru, imiti ikaze, bigorana kugira ngo umubiri wawe ukayimenyereza, bigorana kugira ngo imiti yo hasi izagufasha. Sinzi impamvu wifuza kunywa ibinini birenze kandi hari ibinini bishobora kugufasha. Ikizima ni ukukira, njye niko mbyumva. Ni ukuvuga ngo umuti wose wafata ugakira, ikizima ni ukukira. Kumva rero ngo imiti bihenze cyangwa se imiti biri hejuru, bifite ntuziri hejuru kandi ufite ububabare bworoheje, ntabwo ari byo. Niyo mpamvu egera muganga agufashe, hanyuma ubashe kumenya umuti wa nyawo ufata, hanyuma ukure ikibazo ufite. Ikizima ni uko ikibazo ufite kivaho, njye niko mbyumva kandi kuko ni